Karibu. Hey boss, umeze bite? Bitese shakuro. Amakuru ni meza kabisa. Karibu cyane. Umeze utese? Umeze neza nare. Nane kubaza cya gisambo twafashe mwashyize kuri polisi. Igisambo se uravuga igisambo? Cya twafashe cya gihanganye. Ego komana yanjye kiriya baragifunze. Baragifunze ubungubu. Nzajyayo nk'ejo cyangwa ejo bundi ndebe ko twakurikirana ibyaki. Nibagifunge n'ubundi none igisabo n'ubwo byatuzengereje n'ubundi. Bahora batwibabura igihe. Ariko buriya wagifashe ute? Nubizi se? Gisani sanje ndimo afite kamera. Urezi ko wantunguye? Ndimo afite kamera kabisa. Ariko buriya ntabwo nakwibagiwe. Umuranzi burambirimo umuranza kugura akantu ntugire ikibazo. Shanari nenda hari kabisa. Buriya wankoreye ibintu bikomeye cyane. Ako kiriya gisambo cyari cyaranzengereje. Nashyira akantu hanze. Akariko kose kikaba kirakajyana. Ariko nyine nawe urabyumva nzaguhemba. Cyana cyo nenda hari kabisa. Nenda hari kabisa. Aho ndashaka kuguha kandi kazi naguhembera rimwe. Ato jina birenze naraka kazi giye mu nta cyozo ndibafite umwanya kabisa. Kugenda ukanshakira cyane. Urumva umwana nyine umwana sobanutse ariko apana umwana w'icyana cy'amafuti. Ndebera icyana gisobanutse nyine gikwiranye nanjye. Urumva? Ndahera madamu ntabwo ari none yaragiye kize kibe kinafata neza hanga. Aho kazeze nugashoboka. Umwana ushaka cyane rwose. Abangiye mu bafite kabisa mu bafite n'umwe aravuga twazanye. Okay. Kabisa. Ubona bashaka rero. Wowe nkorera ibyo bintu. Ubundi mbaze ibihembo. Nimbikura rero. Ikiyemo cyane guma gutanye nyibonye pe. Wowe humura. Wowe banza unkorera umuti ibindi biraza nyuma. Ndaguhemba humura. Akumwana afite umwana arameneka. Oya. Ni mwiza. Ntabwo bashaka. Arameneka kabisa. Wana cyozo. Nukuzuka mwitaho. Nimba abyo kumuka kumiyo fata nta cyozo. Umwana hari kabisa. Nyine wowe. Nandi kunywa karike. Wese jya unywa karike. Shanda kuraba twishanje ndumura koreka bana mu Kristo. Shameze neza pe. We nyaruka ndebera umwana umunzanire hano. Ubundi bindi ubimbaze nyuma. Shabana barahari. Sibyo umva abana barahari. Umva. Nushaka kuzamurana cyangwa mu bane nta cyozo. Shanje mafite nari. Ndibafite abana. Ndashaka none ubu. None ikibazo se ntanabazanye. Nungu ushaka guhamagara nkamagara iwabo umva bagahita baza birukana. Ndimba afite abana kabisa. Ariko rero urabona ko ndi umuntu usobanutse. Utajya kunzanira icyana cye. Nzanira umwana nyine ubona dukwiranye nyine nawe. Kare kumwana. Genda n'ikimenyenge genda kuzana umwana wo mu gipangu turanigana. N'umunyeshuri kabisa. Umwana mwiza w'umuhinde w'inzobe. Ngaho bikore nk'akazi. Kanzore bakazi gira vuba. Kabikore nari kabisa. Gira vuba ibindi baba we gira vuba. Ariko gereke kugina musane mubeshe kugiye kumuha akazi. Se wumva. Wowe umuntu uruza ubwenge rwose. Ntacyo ikamuzane nari. Reka nanjye mbe nsoma tuno tudokima tw'akazi. Ngaho genda ubinkoreye nk'akazi we gira vuba. Gira vuba ariko. Ndashaka kujya gutanga raporo z'abandi. Iyi ni Sawa TV. Sawa TV iri gukora umuti muri iyi minsi. Sigaye nyireba rwose nkumva ndanezerewe. Nta yindi nzajya ndeba, ni Sawa TV gusa. Harya ni kangahe hari? Byabo n'abandi bajye barebera. Ni 280. Sawa TV ni ya mbere. Amakuru y'imiti shaka kwicara hariya ndabona ariho hari agatuta n'ikayi izuba. Amakuru y'imiti none se
kibanza twese twagiye kureba ejo wakibonye. Shashira kiriya kibanza ni cyiza, ni kinini cyane. Aho baragishimye. Kishimiye ahubwo bibaye byiza mu gitondo bahita bamenamo amabuye. Tukubaka. Bari barabipanze kera. Vuba reka nshaka gukura ibintu mu nzu. Byiza cyane. Ese uzacyubaka inzu igumiraho cyangwa uzayikodesha? Igumiraho tuhita tuyijyamo. Ngiye kubaka akageretse. Karego. Nzagereka aka gatatu. Ubwo nzajya mba hejuru hasi tuhakodesha. Hasi tuhakodesha munsi hagati hazabamo abana. Abana bazaba mu nzu yabo kabisa. Bagire n'imodoka yabo ibajyana ku ishuri. Berekiza. Nuko bihagaze nta n'ikintu uri bubwire. Ubwo abana gute wabahereza inzu yabo tugomba kuzajya tutemberana mu modoka none ngo uzabaha n'imodoka yabo gusa ibyo birashoboka? Oya ngomba kuyibaha. Oya abana banjye bagomba kubaho nk'abazungu. Oya nakubaho nk'abazungu. Ariko ujye umusirimu. Bigoye hehe? Ufata imodoka ukayihereza abana tukajya twigendana. Ibyo uzabyumva abonye byabayeho ujye ubona abana bari inyuma yacu twe turi imbere. Nta kibazo, ntabwo nakuvuguruza uri umugabo rwose cyane nawe nkugurira iyawe. Tuzajya tugenda muri imwe. Amafaranga ndayafite ni ibyatsi. Ndabizi ko uyafite. Nuko rero nuko bimeze. Uyu munsi ndabona umeze neza, wambaye na neza urakeye cyane kabisa. Cyashuri ni ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe sheri. Ariko nawe ndabona ari sawa. Njyewe bihoraho kuko urabizi mpahira Dubai. Mpahira kabisa. Ahubwo twa dukoto wanzaniye twarashaje. Gusa uko nanagutumye dukomeye. Gusa uko nagutumye imiringa iri hafi. Ndishimye cyane. Umva rero se nakumenya akazi. Tugiye kugenda muze n'icyago akazi. Urabyemera? Ngaho se shawuzi ubushomeri yarafite muri iyi minsi. Umukire afite amafaranga. Icyo gitekerezo ni inyamibwa kabisa. Ntuza nawe nta kibazo. Ubwo se ufite umwanya tugende mu kwere? Oya tugende nta kibazo. Gende nare. Ngizera se ubuko kuko mbonye akazi. Manze ntegereze ndebe ibyo ari byo. Boss. Akwasinzire kuma. Wa mwana we mba ndi gusoma ibitabo. No gusoma ibitabo sha. Engos. Ubutuma wanumukiye nabuzanye nari. Ngo iki? Wa mwana wanumye. Namuzanye ameze neza. Ari kuyaga. Umuntu ndagutuma ukagenda ukamara amasaha n'amasaha. Eza agenda gupfa kugenda ugatuma utoragura ko yiboneye. Kanambwe ngo uramuzi ni wa urahazi siko warumbwiye. Nje ndamuzi ariko ntagiye sange mu kavuyo. Mwese ari he? Namuzanye gaho niko nanje kukubwira nyine umuhe karibu. Arahari nari. Ari he nyine? Kamuze nari mutagira vuba. Kamuze. Ayo magambo yawe ntabwo ariyo nkeneye. Nkeneye umwana mutoya mpakazi. Biravuga vuba kandi. Ese kandi bigenza bite gutindira? Wamubonye? Wanze umusuhuze kabisa. Ita sister. Endo cyakuja turere. Charagwa wicaye hano gatoya. Nizere yuko ariko akazi utukora akahe kazi mu buzima busanzwe?
ubuzima busanzwe nta kazi nari mfite nuko nyine umuntu yarambwiye ko hari umuntu ushaka umwana wo guha akazi. Ngewe akazi ndagafite, mbega icyo ushaka cyose ngewe mba mfite akazi gatandukanye ndaguha akazi wowe ngikibazo. Ubwo mbere none se sister, numvise uvuga ngo uri umwana ufite ibyangombwa? Yego ibyangombwa ndabifite. Nuko wari uvuze ijambo umwana se numvise uzana umwana akora akazi. Oya hari ukuntu abantu b'iyi minsi basigaye bavuga ati umwana wo guha akazi nyine ariko ibyangombwa ndabifite. Ndabona nta kibazo da. Niwitwara neza ndabona uzagashobora nta kibazo ndabona. Nabundi koro. Karame. Ubu se tuvugane gutera? Nyine nawe urabure kuntu ugenza nyine. Nawe ukora akazi urabizi nyine ni impune kazi. Jewe gaburiya jewe. Nkurikije ibyo uba wankoreye buriya. Umuntu ushaka mfatira n'ibisambo. Urumva? Mfatira ibisambo namupfusha ubusa. Ngacyashyiramo nimero yawe hano. Kamwe nimero zanjye. Wira akantu sha ubundi. So umuntu muke n'uyu nguyu. Humura. Je mpemba neza ariko urabizi. Nabundi koro. Ubwo rero ndumva ibyanjye nawe tubirangije. Tubirangije rwose. Urakoze. Dore nguyu. Ubwo ningukenera ndaza kuguhamagara kuri phone. Nta kibazo ndasitara. Ari naguhamagara no kuri phone ukanzanira akantu hararuguru nta kibazo. Akazi keza. Uyu mucyose mufate neza. None kabisa. Ndashagenda. Bose kagende. Binisira. Bose. Ko narinzi ko banzanya ahantu mu kazi muri kampani se runaka. Nkaba nisanze mu rugo rw'abantu nje gukora akazi ko mu rugo. Ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo n'iyi ni kampani. Nisona ntabandi mu madosiye. Nkaba mfite ubutumwa ndi butanga ahantu hose humura n'iyi ni kampani. Bose mu rugo ndabona ari mu rugo rw'abantu pe. Cyane mbara akazi ko mu rugo ugiye. Ntugire ikibazo uko na madamu wanjye yarigendeye ntawe uhari. Rero nta kibazo wowe akazi uragakora kandi ndabona uri bugashobore. Oya pe. Mbara akazi ko gukorera hano muri runo rugo ntabwo byakunda. Ariko ubundi yewe uranze. Uranze jewe. Ino hangaha se uzahagana he? Reba umanuka epfo hano mu gishanga. Ifamu z'inka zihari urazizi? Ziriya ni izanjye. Ari izinka, ari izingurube. Biriya byose ni ibyanjye. Ese ni gute wakwanga gukorera umuntu hanze? Ikibazo si ukwanga kugukorera, icyo ngukorera ni iki? Icyo ngukorera ni nta kibazo ntabwo ari ibintu bigoranye. Wowe uzajya unyitaho. Urumva hari ibintu birenze. Kunyitaho gusa. Sister bite? Kudusuhu dutunguye na? Ariko nawe rwose. Biteze ko mbona udutunguye. Mbona mbakumbuye. Warangiza ntunaduhamagare. Ni karibu ngaho icara nyine nta kibazo. Nubwo dutunguye nyine nta kibazo. Bite se wowe? Ubese wabaye iki? Ko mbona yari akazi. Yabaye iki? Hari ikibazo kirimo? Ko mbona adashaka kumusuhuza, adashaka kuvuga bimeze bite? Musaza wanjye w'umuntu ko ntamumenya. Uyu se reka nguyu nyine urabona kampani yacu yari ikeneye abakozi. Umwana nyine wansabye akazi nayo mpamagaye ngaze muha akazi. Urambeshya uhinduranya abagore buri munsi uhinduranya abagore. Reba komanda. Mukuri pe. Reba nari ndimo muha n'amadokima ngo yige rwose arebe ko azabishobora. Bikumbeshya. Sinawe.
nakubeshya jewe ntabwo nakubeshya n'ukuri kubera yuko n'umwana yambwiye ibibazo bye yambwira ko ashaka akazi nanjye ndavuga nimbona akazi nzamurangira ubwo rero nari muhamagaye ngo aze murangira akazi nta kindi kibyihishe inyuma pe kirahari nkamukazi wanjye ari yese nkamukazi wawe se kubizi nyine ari mu cyaro ataragaruka nimba ibisambu byaramubanye byinshi cyane simbizi uhitamo gushaka undi mugore ariko se kuki wumva yuko nahisemo gushaka undi mugore n'akazi nari ngiye kumurangira nawe wamubaza pe ubu yarahari ni ukuri pe yego nanjye nari nje ahangaha nje bandangiye ko hari akazi ahubwo se kubera iki ngo yatadusuhuje mama atabasuhuje nuko atasanga nkamukazi wanjye hano ese sister we kuki utaba wamusobanurira ntabwo uzi aho yagiye kuki utamusobanurira ndahazi se ko ari wowe wambwiye ngo baramwirukanye yagiye guhinga mu cyaro ntabwo namwirukanye ahubwo nuko yatinze kugaruka naho ubundi by'uyu mukobwa byo ntibigire ikibazo ni akazi nari ngiye kumurangira ko numva arimo ambwira ngo ni nakure ngo amatike ngo ntibyaje njyewe reka mbabwire buri gihe ukonje hano masanga umugore utari umugore wawe nawe uba waje gukora iki mu nzu y'abandi umugore adahari uhora uhinduranya abagore abagabo b'indayi ubundi mwabayemo ibyo se birakureba akareka ugiye kureka uburaya ubundi aka ni akahe ariko ibyo ari kuvuga urumva atari ukuri ariko ubu kazi ko hano ari iwanjye ni iwawe ariko ahubwo wiyishinze uba wayikuye hehe ku buryo kaza kumagarara hejuru ugewe nta n'isoni reka gafite nta soni gafite reka kakamagarara hejuru uzi ko hano ari iwanjye wowe oya genda mujye mureka uburaya yampaye hari ibyo ntabwo bikunda ahubwo urabeho umva se zabwira uriya muhungu wagushakira undi mukozi umva nkubwire oya pe yego ko mana yanjye murabeho agiye ko kiriya cyana n'amafaranga yanjye ngihaye ndakira kanjye kukireba